guke nk'aho Imana yanyu yasinziriye. Hoya irisinzirije muri ibi bihe bikomeye, ntago ari uko yasinziriye ahubwo irisinzirije. Nagira ngo nkubwire ngo hamagara Imana, huruza Imana. Cyakurengera, nta kindi cyakurengera. Hari igihe tujya tugera tukibwira ko ubutunzi dufite bwaturengera. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, ubwiza bw'Imana bubane namwe aho muherereye hose, ko mudahwema kudukurikira, bari mu Rwanda, bari hanze igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Hari waba udukurikiye ubabaye cyangwa se urwaye, ariko nagira nkubwire ko ibyo byose Yesu Kristo niwe ubifitiye igisubizo. Aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwese munsange ndabaruhura. Turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho neza Rebeka? Muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu, nurangiza usenge Imana. Ndabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe, yaba abo tuziranye n'abo tutaziranye. Yesu aduhana umugisha mwese. Amazina ni yayandi Rebeka. Amahoro y'Imana bane namwe. Karibu n'isengesho. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, turagushimye ko wabanye natwe, waturinze. Zina ryawe Kristo nirihabwe icyubahiro. Ngaho turakuraritse mu kuvuga ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo Uwiteka ubane natwe, kuko namenye neza ko abayoborwa n'Umwuka ari bo bana b'Imana. Nguhaye ikaze na karibu ngo uzubane natwe, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe ariryo rihabwe icyubahiro. Mana, ndakwinginze kugira ngo n'abarumvira ijambo bahe umugisha, nsenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Reka tukwakire utugezeho icyo Imana yagutumye kutugezaho uyu munsi. Yego, tugezeho icyo Imana yagutumye kutugezaho uyu munsi. Karibu. Murakoze, amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabizi neza ko mwari munkumbuye kandi nanjye ndabakumbuye. Buriya iyo dufatanyirije hamwe kuvuga Imana mu ijuru baranezerwa, bigenda neza cyane. Yesu rero aduhana umugisha. Abantu benshi baranyandikira ugasanga ari kumbaza ngo uboneka kuri kamera rimwe na rimwe, kenshi ntago tukubona kandi tuba tugushaka, ariko ndagira ngo mbasezeranye ko ngiye kujya mboneka. Kandi niyo ntari kuboneka nababwiye ko mba ndi ku murimo n'ubundi wa data, kandi byose bituzanira ibyiza. Twavugira Imana kuri kamera, twavugira Imana mu rusengero, ahantu hose. Urumva nta mupaka. Nimutajya mumbona rero ntimukagire ngo Rebeka noneho byagenze gute, Rebeka nta yapaganye. Hoya, n'ubundi mba ndi ku murimo w'Imana, ariko nshaka kugira ngo noneho tujye tubana buri munsi. Ndabizi neza ko nzabisaba Imana bizakunda. Umwami wacu Yesu azagira ute? Azanshoboza, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Reka rero nsengera Imana ikomeze impa imbaraga, kandi nawe aho uri ukomeze wizere ijambo Yesu aba yanyujijemo kugira ngo ndikubwire. Ntabwo tuza kwicara hano ari ibindi, ni ukugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bugire ute? Bwaguke. Ni ukugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze buhabwe icyubahiro. Rero yadushyiriyeho kugira ngo tumuvuge, yadushyiriyeho kugira ngo twamamaze inkuru nziza, no mu ijambo ry'Imana rirabitubwira. Tugende mu mahanga yose tuvuge iki? Ubutumwa bwiza. Haleluya. Ngo hari benshi bataramenya Imana,
ngo ariko tubabwire ko Yesu ari kuza. Rero nimba bivuze ngo tugende mu mahanga twamamaza inkuru nziza, nta handi nta kindi tuba tugomba gukora no kugira ngo iri jambo ry'Imana rikugereho, waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada, umuntu wese uri hanze y'igihugu ndetse n'uri mu gihugu cy'u Rwanda, ijambo ry'Imana ribashe kumugeraho. Nta kindi bigusaba no kuritega amatwi. Abantu benshi bafite amayinite bakayapfusha ubusa bareba ibintu bidafite umumaro, ariko uzafata umwanya wumva ijambo ry'Imana uryumve, ndabizi neza ko ntabwo uzagenda gutyo gusa, uzakuramo iryawe uko byagenda kose. Nta jambo rizira ubusa riba rifite nyirawe. Wasanga rero nyirawe ari wowe ryaba riziye. Kandi tujya tubwirwa ngo ubuhanuzi butavangiye ni ubu ngubu. Mwarimo zikira ijambo riduhumuriza, iri jambo riraduhumuriza, iri jambo riradukomeza, iri jambo rituma twibuka. Reka mbabwire ikindi kintu, hari abantu babitse ubuhanuzi bwinshi ariko badafite ijambo. Ndagira ngo mbabwire ngo ni ukuri, ni nko kubaka ku musenyi. Mwari mwabona umuntu wubaka ku musenyi? Umuntu wubaka ku musenyi ni ukuvuga ngo ntibiba bikomeye. Iyo umuyaga uje urabihuha, iyo imvura ije urabihirika, kubera ko yubatse ku musenyi. Ariko ubuhanuzi bushyigikiwe n'iri jambo, bantu banjye, ndagira ngo mbabwire ngo buba bukomeye kuko nta kikunyeganyeza. Haleluya! Kuko uvuga ngo hari ikintu navuganye n'Imana. Uzi iyo wibitseho ngo ubwo Umwami Imana azantabara, ngo nicyo gituma ntamwara, ngo nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare, ngo kandi nizeye ko ntazakorwa n'isoni. Mu gihe uri mu kibazo iryo jambo ukarisoma, uhita wumva ukomeye, uhita wumva usubijwemo imbaraga, uhita wumva hari izindi mbaraga wakiriye, uhita wumva hari ukundi kwizera ugize ute wakiriye. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ubuhanuzi bwose utunze udatunze ijambo ry'Imana, hari abantu mwigize abapfumaguzi. Reka mbita abapfumaguzi, mwazengurutse ngo muri kumva icyo Imana ivugana namwe. Icyambere cyo ntimusenga, ikindi ntimwizera. Ni ukuvuga ngo reka njye kumva icyo runaka mbwira gusa. Reka mbabwire njye abo bantu si bajya baba iwanjye, niyo nkuvumbuye sinkorana nawe, ndabanza nkakwihanisha, kuko ibyo ni ubupfumu ntaho byakugeza. Kuko nimba uje kwa runaka akakubwira ukazi wanjye, nkakubwira ukazi hari akakubwira utari no gusenga, ese ubwo butabazi tuvugishije ukuri uzabukura he? Ubwo butabazi uzabukura hehe? Tujye tureka kurenganya Imana, tureke no kurenganya abakozi b'Imana. Ni nacyo gituma mufata abantu benshi mukabizera, mukagira ngo ibyera byose ni amata, ukagira uwo uruhukiraho, hakaba hari n'uza noneho akaguhuhura ku bibazo wari ufite, noneho bikikuba inshuro 500. Bitewe n'iki? Ni we wabyiteje, wasenze. Ubuhanuzi nibwo pe, nibwo n'ubuhanuzi buradufasha. Ubuhanuzi butuma twakira ihumure. Hari abantu babayeho kubwuko Imana yagize ute yavuganye nabo. Ni ukuri nanjye babayeho kubwuko Imana yavuganye nanjye ndimo. Iyo Yesu ataza kuvugana nanjye birashoboka ko ntari kuba ndimo. Birashoboka ko ntari kuba ndiho, sorry. Rero namwe ndagira ngo mbabwire ngo ni ukuri ubuhanuzi ni bwiza, ariko nanone tugerageze turebe icyanditswe. Ese icyanditswe kivuga iki? Icyanditswe gisobanura iki? Urumva ibyo uzagera imbere y'Imana uvuge ngo Mana ngo byagenze gutya, ntago ari byo. Cyane cyane ko utaba wizeye nimba bose ariko bakubwije ukuri. Gusa ikindi kintu kimwe, abahanuzi barahari n'abatari abahanuzi barahari, ariko babyiyitirira. Ariko ikizakubwira ko nyine abahanuzi b'ukuri bahari, wowe banza usenge, ugirane ibihe byiza mbese n'Imana,
unasengane n'umuntu uvuga ati ngewe ngiye gusengana n'umuntu uko byaza kose ningira kwizera bizakunda kandi bizacamo. Unasoma ijambo ry'Imana. None kubona umuntu yakubwira ngo akira imodoka ntayo uzabona ubimaze iki? Ni bwa buhanuzi nyine. Imodoka tuzi ko Imana iyitanga, icyo nacyo reka nkibabwireho. Tuzi ko Imana itanga iki? Imodoka irayitanga. Imana itanga amafaranga, Imana itanga ubuzima. Abantu benshi bagiye kumuririmbyi avuze ngo urantangaza Yesu, ukura umuntu muri puberi ukamuhindura. Aka gasura tuba dufite ni ukubera Imana, nuko Imana iba yabyemeye. Rero ikindi Imana irabitanga nibyo, ariko nanone icyo ndi kugushishikariza byizere. Ikindi unasenge, unasoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nyine riragukomeza, rituma utiganyira. Niyo ugiye kwiganyiruka ugasoma ijambo ry'Imana rivuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be. Muri iri jambo ry'Imana harimo amagambo menshi Yesu yashyizemo amagambo meza aduhumuriza, anadukomeza, anaducyaha. Ushobora no kuba wakoze ikosa wasoma iyi Bibiliya yonyine bigatuma wihana bitewe n'ijambo wagize ute, bitewe n'ijambo wasomye. Ngiye nagiye mbibona kenshi iri jambo riradukomeza rikanatwihanisha, tukihana kandi ibintu bikagira ute, bikagenda neza. Karagaciyemo tuba tugomba no kubanza guhugurana, kandi hano tuba turi kuganira kugira ngo dukomeze tukwamamaza ubutumwa bwiza, tuvuga imirimo n'ibitangaza Yesu akora. Yesu rero abaha umugisha, ndabakunda cyane. N'abangaragariza ko bankunda ndababona. Yesu abaha umugisha. N'abakurikirira ijambo ry'Imana bakaryumva, Yesu agira ute, abaha umugisha. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, nurikurikiza ukizera Yesu arakugarukaho kandi arakugirira neza. Tugiye kureba muri Matayo igice cy'8 ku murongo wa 26. Yesu aduhana umugisha. Reka tufatanyirize hamwe dusome ijambo ry'Imana. Matayo ibice 8, turahera ku murongo wa 26. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba mwabafite kwizera gukemwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Amaze gufata hakurya mu gihugu wari kugeza aho ngaho. Okay, reka nsubiremo rero. Ni 20. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba mwabafite kwizera gukemwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Riratubwiye ngo Yesu yabazaga abantu bari babonye bibakomeranye, babonye bicitse umuyaga n'umuraba bimeze nabi, ariko Yesu arangije ngo agira ute, arababaza ngo niki kibateye kwizera guke? Mana dutabare, Mana tugirire neza. Yesu yagize gutya aturisha umuraba, ngo abantu baribaza ngo uyu ni muntu ki? Uyu ni muntu ki inyanja yumvira? Uyu ni muntu ki umuyaga wumvira? Uyu ni muntu ki? Abantu barumirwa. Rero reka nkubwire, nawe birashoboka ko wumva ko hari ikibazo Yesu atashobora. Birashoboka ko uri kuvuza induru cyane, ariko nkuzaniye ijambo rikubaza ngo mbese ni iki kiguteye kwizera guke? Gerageza wongere kwizera, gerageza ureke kwizera gukeya.
gerageza ugire kwizera. Yesu nta kintu kijya kimunanira. Yesu abasha guhagarika umuraba. Yesu abasha gukiza indwara zananiranye. Yesu abasha gutanga amahoro yari yarabuze. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo niki kibateye kwizera guke. Imana dutabare cyane. Imana itugirire neza. Yego uri kubona kuri mu nyanja, uri kubona kuri uri mu bibazo bitakoroheye, uri kubona ko umuyaga wabaye mwinshi mu byawe, mu bucuruzi bwawe umuraba waje, ariko niwibuke iyo mwavuganye ujya gucuruza ugire kwizera. Niwibuke iyo mwavuganye cya gihe byakomeye wongere ugire kwizera. Yesu ari kutugaya cyane, harimo arakugaya ngo niki gitumye ugira kwizera guke, niki gitumye uyitakariza icyizere, niki kibateye kwizera guke mw'abanyantege nkeya mwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo garukira aho ngaho, wigira kwizera guke, ahubwo ngera kwizera, kuko nta kintu Yesu atabasha gushobora, nta kibazo Yesu atabasha gusubiza. Ntariraho nciye mu nzira nyinshi zitandukanye bitewe n'ikibazo cyawe ubona biranze, ariko nubwo byanze wowe uri umuntu, ariko mu ijuru haracyari Imana. Aracyariho Yesu, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho, ngo urupfu ntirwamuheranya, aracyariho, biganza bigaba amahoro, aracyariho. Haleluya! Ngo Yesu aracyariho, urupfu ntabwo rwigeze rumuherana, n'ibiganza bigaba amahoro. Yesu aracyariho, Yesu aracyariho mu rugo rwawe, Yesu aracyariho muri business yawe, Yesu aracyariho muri ako kazi karimo intambara, ariko Yesu aracyariho. Niyo mwavuganye, nubwo harimo intambara ariko wakagiyemo mwavuganye, nubwo urwo rugo rurimo intambara ariko warugiyemo mwavuganye. Haleluya! Wagiye muri urwo rugo kubw'umugambi w'Imana. Nubwo ubwo bucuruzi bwawe uri kubona ko biri kwanga, ariko wagiye gucuruza mwavuganye nayo. Uzaniye ijambo rivuga ngo gabanya kwizera guke, ahubwo wongere kwizera, wiyongeremo ibyiringiro, wongere ukomere, wizere ko umwami wawe Yesu akiriho. Yesu ntabwo icyo gihe ngo ntabwo yari asinziri, ngo yari yisinzirije, ngo agira ngo arebe abo bantu koko, arebe ukwizera kwabo, arebe nubwo bari kumwe ko bagize ute bamwizeye. Ngo Yesu aravuga ngo ariko reka ndebe aba bantu turi kumwe ikigero banyizeramo. Ngo Yesu arisinziriza. Ntabwo bivuze ko Yesu yari asinziriye nshuti yanjye. Icyo kigeragezo urimo si uko Yesu atari kukireba, ahubwo arisinzirije. Yesu araje, Yesu araje, aje guhagarika izo ntambara, aje guhagarika icyo kigeragezo. Mutabaze kuko nabo bigishwa baramutabaje, bamuvuza induru, baravuga ati Yesu we dutabare, mwigisha turapfuye. Bivuze ko nta handi igisubizo kiri, ni ugutabaza ijuru. Haleluya! Tabaza ijuru, tabaza ijuru. Nabo batabaje ijuru. Yesu arangije arabareba, arabitegereza, arababaza ngo ni iki kibateye kugira ute kwizera gukeya. Suka ibibazo ntabibonye, suka aya mazi ntayabonye, suka iyo umuraba ntawubonye, suka iyo umuyaga ntawubonye. Nagira ngo mbarebe nawe birashoboka ko uri ku munzani runaka, uri mu kigeragezo runaka, kugira ngo Yesu akurebe ko ukimuhamya, Yesu akurebe ko ukimwemera. Ariko icyo kigeragezo ntabwo ari cyo kukwica, kuko nubwo yisinzirije yari azi neza ko iyo miraba n'inyanja
n'iyo miyaga bitari ibyo kugira ute, bitari ibyo kumwica. Yesu atugirire neza cyane. Ongera ugire kwizera. Mana uko yahoze kera n'uyu munsi niko ikiri. Haleluya. Muririmbyi yarabivuze neza ngo kera bamwiringiraga ngo bari mu mahoro rwose. Dufite uwo mwami ntago twifuza undi murengezi. Mana ishimwe, Mana itugirire neza. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo gira kwizera. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo komera. Ndagira ngo nkubwire ngo senga. Ndagira ngo nkubwire ngo bamaso. Uko Yesu yahoze kera n'uyu munsi niko akiri. Nubwo yisinzirije mu byawe ntago bivuze ko asinziriye. Yesu aje gukanguka mu byawe. Yesu aje kukugirira neza. Aje guhagarika izo ntambara. Aje guhagarika ko kagambane. Haleluya. Yesu araje. Yesu aje kukugirira neza. Aje kukwambika imbaraga. Aje kukuvuganira. Imana ishimwe. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Imana idutabare cyane. Imana itugirire neza. Reba ugenzure neza. Usubize amaso inyuma. Urebe ko nawe Yesu ataba yishinjirije gatoya ngo arebe uburyo umwizeramo, ngo arebe uburyo umufatamo, ngo arebe uburyo umwizera n'imbaraga afite. Nagira nkubwire ngo mwizere uwo mwami. Nubwo ubona ko byagukomereye nta gikomera imbere y'Imana. Nta kintu na kimwe gikomera. Uko cyaba kimeze kose ntago kigira ute, nta kintu na kimwe gikomera. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Yesu ari kubagaya cyane ko muri kugira kwizera guke nk'aho Imana yanyu yapfuye, ko muri kugira kwizera guke nk'aho Imana yanyu yasinziriye. Hoya irisinzirije muri ibi bihe bikomeye. Ntago ari uko yasinziriye ahubwo irisinzirije. Nagira ngo nkubwire ngo hamagara Imana, huruza Imana, uyizere uyihamagare. Niyo yonyine ije gukura ibyo bibazo byari bikwegereye. Niyo yonyine ije kubicogoza. Niyo yonyine ije guca intege ibyo ngibyo byari bikwasamiye. Niyo yonyine ije kukugirira neza ikakurinda gukorwa n'isoni. Imana itugirire neza. Imana igiseruka. Haleluya. Imana igiseruka. Wabonye byakubeye byagucanze, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ajya seruka ahandi wabonaga wari ugiye guseba. Yesu yarangiza akahindura umunezero, akaharemera amashimwe. Nta mpamvu n'imwe yo kuba wizera Imana ngo usebe cyangwa ukorwe n'isoni. Ntabwo bishoboka. Uwizeye Imana ntabwo ajya akorwa n'isoni. Ndagira ngo nkubwire rero ngo reka kuvuza induru, reka guhita ureka gusenga, reka guhita ucika intege. Ahubwo ndagira ngo nkubwire ngo wongere ibihe byo gusenga, uhamagara iyo mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire ngo abari kumwe na Yesu nabo nta kindi bakoze, ntibirwaniriye. Bakomeje bavuga ngo Yesu we mwigisha dutabare. Nta handi ubutabazi buri rero usibye kuwiteka. Nta handi ubutabazi buri usibye ku Mana yawe yaremye isi n'ijuru. Ndagira ngo nkubwire ngo kangukira aho ngaho, ukangukire kugira ute kwizera Imana. Iyo Yesu ahageze ibintu byose biratuza. Haleluya. Iyo Yesu ahageze amahoro yari yabuze araboneka. Iyo Yesu ahageze hayiweho ubuzima bwari bugiye burongera bukaboneka. Ngo Yesu ngo yageze kwa Lazaro. Imana ishimwe. Ngo amasinga iminsi 4 mu gituro. Ngo baramubwira ngo none se ubundi uje kumara iki? Yesu ndagira ngo nkubwire ngo aratungurana. Ati kubona uje n'ubundi Lazaro yapfuye. Barababaza ngo ari hehe? Barahamwereka ati nimukureho igitare. Aravuga ati reka Lazaro yarapfuye, iminsi 4 yose irashize, dore ayamaze no kunuka. Hari Imana idakangwa n'umunuko. Hari Imana idakangwa n'ikibazo umazemo igihe. Ahubwo iyo yakibirinduye byose birakunda. Iyo Yesu yabirinduye igitare, ayiwe ahari amarira haboneka ibyishimo, haboneka umunezero.
Imana ishimwe cyane. Ngo arangije aravuga ngo Lazaro, iyo Yesu yageze ni ugutegeka, aho yageze ni ugutegeka gusa, aho yageze umva aravuga ikintu cyose kikamwumvira. Niyo mpamvu mvugana nawe ngo rero hamagara iyo mu ijuru, hamagara iyo mu ijuru. Yesu ngo yageze ku mukobwa wa Yayiro yapfuye, arangije amukozeho gusa, avuze ijambo rimwe gusa, umukobwa wa Yayiro ahita arazuka. Ese wumva ari igiki cyamunanira? Wumva ikibazo cyawe kiremeye bingana iki ku buryo cyamunanira? Ahubwo wowe ufite kwizera gute? Ongera ugire kwizera, ongera ugire kwizera aho uri hose, mu byo uri gukora byose ubigiremo kugira ute? Kwizera. Wizere ko umwami wawe Yesu akiriho, wizere ko umwami wawe Yesu ari ku ngoma, wizere ko umwami wawe Yesu mwavuganye, wizere ko umwami wawe Yesu ashoboye byose, ajya ahindura ubuzima, ajya ahindura imibereho. Haleluya, haleluya. Ajya ashobora ibyananiranye. Wizere ko umwami Yesu ajyaza agaturisha ibibazo byari bikwasamiye, akaguha amahoro yo mu mutima wari warabuze. Wizere ko umwami Yesu aho yageze hari uburwayi, ntakangwa ngo ubu burwayi burakomeye undavura ubu ngubu budakomeye. Oya, Yesu iyo yahageze uko byaba bimeze kose, uburwayi waba ufite bwose, iyo yahageze agukoraho rimwe gusa, agukoraho rimwe gusa, arategeka uburwayi bugahunga. Imana itugirire neza, Imana idufashe, Imana idutabare. Ndagira ngo nkubwire ngo ube maso, ube maso. Wowe wari wacitse intege, wowe ibintu byo gusenga wari wabivuyemo, wowe ibintu byo kwiringira Imana wari wabivuyemo, ongera usenge. Se wava imbere y'Imana bikagenda bite? Ese wareka Imana ukajya he? Ko ari ibyo uri kwigira, wareka Imana ukajya he? Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu niwe wenyine ufite urufunguzo rwawe, rw'ibisubizo byawe, rw'ibibazo byawe. Uko byagenda kose, Yesu mu gihe yishinzirije igisubizo nababwiye ngo nta kindi wakora usibye kumuhamagara. Kuko Yesu nabo bari kumwe, yewe muri iyo nyanja barahamagaye. Iyo bataza guhamagara birashoboka ko nyine bari kurengerwa, ariko kubera ko Yesu yari yabikoze abishaka, aravuga ngo ariko aba bantu tumaranye igihe tugendana, ubundi bamfata gute? Reka ndebe uko bitwara, reka ndebe imyitwarire yabo. Byagaragaye Yesu abonye ko nta kwizera bafite. Nawe birashoboka ko impamvu uri kubona ibintu bitari kugenda neza ari uko ufite kwizera gukeya. Rero garukiraho, wongere ugire kwizera. Garukiraho, wongere usenge. Amen. Garukiraho, wongere wiringire Imana. Iyi Mana nta muntu wayizeye ngo akorwe n'isoni. Iyi Mana nta muntu wayiringiye ngo abure uko agira. Reka nkubwire, usibye kwirengagiza, njya nkunda kuvugira ijambo, usibye kwirengagiza, ukirengagiza ukagira gutyo ukibagirwa ugahita wahuye n'akabazo gato ukumva ko n'ibindi byose nyine ibyo Yesu yakoze ukabitesha agaciro. Usibye kwirengagiza, ariko Yesu arahari kandi yarakwiyeretse. Iyo Mana yakwiyeretse rero cya gihe niyo isaha yakomeza ikagira ute? Ikakwiyereka. Ntaho yagiye. Haleluya. Imana ntaho yagiye. Gerageza uyize, izabana nawe, izakugirira neza, izagusetsa, izagutabara. Abana b'abantu babuze uko bagutabara, izakurengera. Wabuze igisubizo mu bantu, wabuze igisubizo mu miryango, wabuze igisubizo mu nshuti, wabuze igisubizo ahantu hose, Imana izagira ute? Izagutabara. Imana rero itugirire neza. Twese durega, iyo mvuga ngo Imana itugirire neza, nanjye mba nshaka kugira ngo ingirire neza. Nawe aho uri hose Imana ikugirire neza. Aho waba uri hose rero, Yesu akaba yari yesinzirije mu kibazo cyawe. Nkubwiye ngo usenge, uyihamagare, uyibwire ko bikomeye, uyibwire ko amazi agiye kukurengera, umuyaga umeze nabi. Yesu azagira ute?
azaza aturisha uwo muraba. Wamuhamagaye mu gihe cyose wicara ntumuhamagare, ibyo birakureba. Ariko ijambo nkuzaniye nta kindi cyanyicaje hano kuri kamera, ni ukukubwira ngo hamagara Imana. Hamagara Imana, niho hari igisubizo, niho hari ubutabazi. Nta kindi cyakurengera, nta kindi cyakurengera. Hari igihe tujya tugera tukibwira ko ubutunzi dufite bwaturengera, ikintu runaka ufite cyakurengera. Oya, Yesu atahabaye nta kintu kindi cyakurengera. Turengerwa n'Imana burya. Kuba tubyuka bikemera no kubera Imana, kuba ujya mu kazi bikemera ukagaruka no kubera Imana. Rero ntago Yesu wacu yapfuye, Yesu wacu akangukiye kukugirira neza. Amen. Mwuzaniye iri jambo rivuga ngo Yesu akangukiye kukugirira neza, akangukiye kuguha amahoro yari yarabuze, akangukiye kuguha ubuzima wari warabuze. Ariko ugize ute, umutabaje, umuhamagaye, icyo nicyo cyonyine kigomba kukurengera, kigatuma nayo ihaguruka ikareba ikavuga ngo umwana wanjye niki kiri gutuma avuza induru, niki kiri gutuma avuza induru, kuki afite kwizera guke. Yesu rero abahe kwizera mu mitima yanyu. Yesu abagirire neza. Reka dusenga Imana. Wowe wari ufite kwizera guke, yangiye kugusengera, Imana yongere iguhe kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana ibera hose icyarimwe, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Mana, nsengeye abantu bawe, nsengeye ubwoko bwawe, nsengeye ingeri zose. Mana, ndakwinginze kugira ngo buri umwe wese umugereho, umugirire neza, umuha imbaraga. Abari bacitse imbaraga wongere ubasubizemo imbaraga, bari bacitse intege wongere ubongere imbaraga mu izina rya Yesu. Ubaha imbaraga zo kukwizera, ubahe kwizera mu mitima yabo, kandi ndakwinginze ngo bakimara kwizera bakira intsinzi, bakira igisubizo cyawe ubazaniye. Urakoze kubyumvise, nsenze nizeye kubarengeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Nomero yawe ya telefone? Murakoze. Nomero yanjye ya telefone murayisanga n'ubundi ku Imana Irahari TV. Nsanzwe mvugiraho, nsanzwe nkoreraho, wajya no mu biganiro ukayisangaho. Yesu aduhane umugisha cyane. Turayandika nta kibazo. Urakoze cyane wowe wabanye natwe. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe, niyo nkunga tugusaba, ndetse wandika igitekerezo cyawe ahabugenewe kugira ngo tumenye ibyo tukwiye guhindura. Imana amahoro ibagirire neza. Shalom.